Walambura nije. Mwiriwe. Abakuru. Oya pastor ntabwo mbyumva neza. Uyu mukadogo wamuzanye usika umujura. Bivuga ngo mbwira ngo amakuru ya nyayo kuko ibyo nkubwira ni ukuri. Icora no kukubwira ngo kubwiza ukuri. Ntabwo ndi babajando no bake. Ibyo nkubwira niko kuri do. Umuntu uri kumugendana mu mufuka. Nagenda ngisha agafoto ke mfite. Undi muntu utazamenyera wakigwe. Kadu. Bose amafaranga natwaye pe. Ura amafaranga. Ese bitse. Uriya. Nabise. Nukomeza kugendera mu bintu by'Imana ngo baraguhemba ntibaraguhagarika. Shaka do. Karampo. Amafaranga yanjye zarakomeza ari. Bose amafaranga natwaye pe. Oya amafaranga je nahisigiye ku mugoroba. None ngiye gufata ishati ngiye guherekeza pastor ndayabuze. Se bose no kuri pe. Kadusiga no mujura. Wape umva umubwije ukuri amafaranga natwaye. Amafaranga nyisigiye hariya mwana hariya ku meza mbizi neza ko nyahasize. Bose uri murambeshira na amafaranga no kuri yawe nakoze. Do izina ry'Imana yo mwijuru. Do na amafaranga nakoze. Kado niba utangiye kuzana ubujuri wanje. Bose ni ukuri wagiye ukareba neza hari igihe wenda amafaranga yawe yaba hari cyangwa ukaba wibagiwe ahantu wayasize kuko nge ni amafaranga. Oya pastor ntabwo mbyumva neza. Uyu mukadogo wamuzanye usika umujura. Kunzi katibasa. Oya Oya. Bose ni ukuri. Uretse nyine tuza z'abanyumujinya. Oya. Abanyumujinya. Oya pastor. Pastor. Mbabajwe nyumva. Umva kandi Ngaho yo amafaranga y'abantu bayishize. Ni ukuri ni amafaranga nakoze. Ariko urenda ngo ibyo pastor tubishyira hasi. Kuko nta nubwo nkundaga kwinjiramo pe. Ntabwo nkunda kwinjira. Ushaka kuvuga ko amafaranga yijyanye. Bose wenda wagiye ukareba ko wibagiwe ahantu wayasize. ahubwo gira vaho hari ibyo ngiye kugura. Genda uzana amafaranga yanjye ho yasize. Nutayazana Ya, birakara. Umva kandi leta amafaranga y'abantu ariko Izina ni ukuri kw'Imana umva mu buzima bwanjye kuva navuka ntabwo nzi kwibaho. Rero urumva ni ibintu ninya umva niyo wafata amafaranga ukayaterera ntabwo nayafata pe none ngo Pase reba rero ndi mu bana ariko wayitwaye ndabona ariko madamu kuzi ko nta hari. Abana bakaba bari ku ishuri. Ko mbana hano n'uno mukadogo wenyine. Jese niyibirije. Iwanjye nakiyibiriza bibaho se. Ahubwo kasivye ko natajya ngo ndakwivanga mu bintu by'imiryango ariko musa nkaho mwabaye imiryango. Rero n'umuntu atakwivanga mu mpango yacu. Je namufataga nk'umwana hano mu rugo. Ariko kwiba gutinyuka ukanyiba njyewe ububonye koko
nta mafaranga yawe nakozeho ntabwo ndi umujura mwiyorere ibyo muraza kuvugamo mwakoresheje ibindi muraza kuvugamo pastor kamwerekeze nsigare nita ku by'urugo rwawe kandi ariko nanjye ntutangiye kuzana izo ni ukuri kw'Imana ujya wisubire uza kwirukanye hano wabaye ni ukuri agenda iyo mico y'ubugegera ntabwo nyishaka uyarebe neza araza kuyabura pastor Kado kigaragaza ko ari wowe yatwaye usari n'undi munsi utazamenyera wa kigo umenya ko ndi gusoma Yemwe bana. Pastor. Yego. Namoro. Mukomere cyane. nakomeye Mana yanjye dore umutara. Benwa umeze neza Yesu nashimwe. Imana irakurinze Ndacyaneze namoro. Kubera Imana ndacyahumeka. kanza n'udutebe tuwe twicaye turi kuganira Baba we. Amakuru y'iminsi ni neza ndabona uraho umeze neza nta kibazo. ndashima Imana Hano watuje. ahantu haratuje nyine ninjye n'umukozi nawe nuko mbona ntazi bicara hano tube tuganira Ya baba we, bambwiye amakuru yawe. Ngira ngo nukubesha. oya amakuru nyine hano mpabana n'umukozi abana bari ku ishuri Amakuru y'iminsi. amakuru ni meza None se bari abana hajya ngo ufata ageze mu maganga. ageze mu wa gatatu segonderi Ndumva yayajyanye. Yaya. Amakuru ya madamu se. madamu amakuru yose ari meza Ni meza cyane. ni meza nta kibazo wenda nuko tutari kumwe ari muri Canada Ngarihe? ari muri Canada Serious? seri Ubizi neza ko ari muri Canada. ndabizi neza ko yagiye Birutse kubariza kumubona. umuvandimwe Birutse we. kumubona. umubona wowe ugiye muri Canada ryari Ntabwo nagiye muri Canada, ari hano mu gihugu mbirutse kumubona. ngaho mpa amakuru Ngiye mperutse kumubona. ngaho mpa amakuru Uzi ko njya mbesha? ntabwo ubeshya ngaho mpa amakuru nyine numve niba Wivuga ngo umbwira ngo umpa amakuru ya nyayo kuko ibyo nkubwira ni ukuri. Gishobora no kukubwira no kubwiza ukuri. Ntabwo ndi babasha ndo bakira. Ibyo nkubwira niko kuri do. ngaho mpa amakuru twumve niba arahura nayo mfite numve niba hari ukuntu byahura kuko nanjye hari amakuru mufite atari meza wambwira nkumva niba Pastor burareka nkubwiza ukuri. mbwira Kujya mu bintu byo gusenga ukiha Imana ukongera ukiha Imana ukavuga ngo ubwo byose ngo nuhajya ngo byose no kubera Imana. ni ukubera Imana Ukemese ko umugore wawe agusika. oya umugore wanjye ntabwo yansize ariko Ubizi neza. mfite ibyiringiro ko atansize Nguhaye ibihamya. bimpe nibyo nshaka Shaka ibihamya. Utambwira ngo ndi kukubesha. oya Utantokesha. niba ari ukurusenya urusenye cyangwa urukomeza Nakubwira. Rero ntabwo naguha amakuru utari wowe wanyizera kuko okay ndakwizeye ngaho mpa amakuru byo nkubwira wumve ko ari kukuri. Umudamu wawe mperutse kumubona. wamubonye Njye namubonye ari mu kamodoka ka Ravafu. Meze bite se? Ukuri yawe. None se hari umuntu nshaka kugira ngo ndangire urumva? Hari ibintu nshaka kumubaza utuntu duke nshaka kuvugana nawe. Uyu muntu hari ahantu waba umuzi uyu nguyu? Ni ahantu muzuye.
ahangaha yari umwana ahangaha ari mukuru nawe nta hantu waba umuzi uyu muntu uriko nta hantu umuzi mubona gutya agenda mu muhanda ariko ntawe nzi yaba atamubihe bike wenda ugereranyije wenda urebye gake gake wenda yaba atamukaye gake naba mbona azamuka mu by'uyu rugo urakoze sibyo gende nta kibazo urakoze urakoze sha ari kumwe n'undi mugabo ryari sanga nta nubwo ari kera n'umusibesha mubonye inshuro zigera muri 3 ndavuga ati se mwarashwanye ajya gushakira hariya niho nabivuga niba naguhagarika ku rusengero kandi ukajya ngo ukajya kubwiriza ibyo ngene nje kukubaza oya njyewe umugore wanje ntago cyo nsyo nuko ari muri Canada nanjye hari amakuru nje naramanutse mve mu soko uzi ko kuri umuhanda kuri N19 suru kwabona nje narahageze ngiye gutega imodoka ndazimwe hari habaye umunsi w'umuganda ejo bundi kwa gatanu umunsi w'umuganda ubaye navuga ati imodoka ndayibuze birarangiye nuko nyiranga gutya ntega kaboko imodoka ngo nyihagarare kara karavu umubonamo neza ndetse simanze nyaguhenese bitavuga ngo ndi kukubesha ngo niko kuri ubyizere nkuko wizera ibintu nkuko bavuze ngo mwijoro ijambo ry'Imana siko mujya mubivuga ariko nyine numbaza ngo byanditse imodoka irahagarara bakaraga ikirahuri baragikaraga kiramanuka bamubonyemo ari kumwe n'undi babiri wa peke njyewe amakuru nari mfite ku mugore wanjye uretse manze nyaguhe neza ndangije umugore yeshashe n'umugabo aragenda baransika mbajije undi muntu arambwira ngo ntimubana sinzi n'undi nabaje ngo simubana ndangije ndavuga ati reka mubaze ukuntu wirukanye umuntu ibyo nishakaga kumenya umuntu w'umupasiteri ntabwo yakora ikosa ryo kwirukana umugore mbese kuki mutabana impamvu tutabana wenda niba hari ibitagenda neza umugore wanjye njye nari nzi ko nyine yajyanye n'undi muntu nyuma bwa mbere ava hano yambwiye ko agiye kurwaza nyine murumuna we Ni karibu. muraho neza Ego. makuru yanyura Ni meza. Ego. nturutse turiya nza ndi kuyoboza gusa umuntu ndi kuyoboza ntabwo muzi neza nta nubwo nzi nimba mumuzi Waba usanze ari njyewe se? oya ntabwo ariho ahubwo nagira umwe ngo ndi kuyoboza kuko umuntu ushaka ni umugabo si umudamu Hari uwakubwiye se ko ari uwanjye ushaka? Cyangwa ataha muri uru rugo? ashobora kuba ari uwawe cyangwa atari uwawe gusa iyo nkeneye nakwereka ibimenyetso ndukamubwira ngo nimba umuzi hanyuma nimba ari ubundi ubundi pastor nubwo umeza kugendera mu bintu by'Imana ngo baraguhemba ntibaraguhagarika ntabwo uzongera ko kanigende oya wigenda simushokoreye hose wigenda amanzu mpamakuru nyine wowe ayo amakuru yawe ndumva yizewe ayo nguhaye uzongera ugira iki uzongera ushakira ahandi numara kumenya andi makuru nibwo uzaza kumbwira ngo iki amakuru yanyaye kuko ndumva utabyize kandi kamureka ndagenda abona ngiye kujya mu itsinda sazirageze okay ugiye mu itsinda nta kibazo ariko wakabaye uretse nyine tukamanza tukaganira herega ndumva ufite amakuru ibyo nkubwira nyine wowe uzanshake okay kandi kamureka ngiye kujya mu itsinda nta kibazo noneho ntabwo nkwerekeje kansigare ntekereza ku bintu mbwiye sawa kandi ugira umugoroba mwiza Umuntu uri kumugendana mu mufuka? nagenda ngisha hari agafoto ke mfite ndebere neza nimba aha yari muto aha rero yarakuze Umuhungu se simbona amuzi? uramuzi neza Iyi se si umukristo wacu? Imana ishimwe nimba umuzi maze ibyumweru bibiri naramubuze Ese uramushakira iki ubundi? hari aka projet dufitanye gatoya ubundi ndi umuntu ukunda ibintu byo gucuruza hari aka projet dufitanye kugira ngo tukanoze ubwo bugiye guhita undangira nzanaguhemba n'ibicamo nzaguhemba 20. Ese abantu b'abacuruzi ni ukuvuga ko baba bashaka babarangije cyangwa baba basanzwe bazi? Bamundangiye ko hari imari afite kuko ndi umucuruzi ndangura ibintu bamundangiye ko hari imari afite ubwo ndi kugira ngo ngende mubaze iyo mari tubihanduringa ariko nimara kuvamo naguheza n'ibihumbi 20 byo kwinywera
agashyira neza ko abadamu mukunda gushyira. uyu musore Ni uyu nguyu neza ubwo se mukanya ntiyari ari hano ye avuye hano aka kanya ubwo bivuge ngo niwe urahazi. ntabwo mpaze ariko mubona hano kenshi gashoboka ni umwana wacu ni umukristo wacu aradusura buri munsi nyine ugiye kubisubiza urudubi kabisa. ubona nzi ngo ugiye guhita umbwira ngo urahazi aka kanya. ntabwo iwe mpaze ariko wenda muzi basi isaha n'isaha na nyuma y'isaha ugarutse wahamusanga hano nta kibazo ni umwana wacu ni umwana mu rugo nta kibazo wahamusanga igiye isaha ku isaha namukera namubona. yego ubwo none dukora iki nguma hasi cyangwa njye nzagaruka ikiri bukorohere kuko sinakubwira ngo guma hano sinzi ngo waraza ryari ariko isaha n'isaha n'ejo wanagaruka wahamusanga kandi n'umwana w'imico myiza nta kibazo wamubona ntabwo ari umuntu wayoberekana. ubwo mbese nizere ko kuba ngeze ahangaha mufite gucya mu ntoki mufite nyine bwo kuba ndamufite nibwo ndi nawe niko bivuga nyine. nta kibazo rwose wamubona. sawa nta kibazo none ntari ubwo simbona ari gayeri apu niba ari gayeri uwo rwose uramubona nta kibazo. nta kibazo ubwo ndashubije sawa rero genda nta kibazo yego mugereyo amahoro namwe musigara nti ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduye nk'umuba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba waramburaniye Amwiriwe. Amakuru. Cyane se. Kazi mbana nabonye. Igira hirya twicarane. nari ndimo managura n'inkweto. Akazi ndabona ko karimo neza. Nta kibazo ariko. Ariko meze neza. Meze neza. Ninde kugeze ko ndenda kugenda kugira ngo ufate umwanya wo guhanagura. Banabyitaye herega mbazi ko isaha ku isaha wagira urugendo ujya no mu materaniro. Ahubwo bitewe n'ibintu byabaye ejo. Narenze kuri butinya no kunyambira. Baby, uzi ejo kariya kantu twagakinnye neza uzi ko wagira ngo byari ibyanyabyo. Iyo ko nanjye naje narakaye nk'umugabo mu rugo ndavuga ati sha ibintu warumenye urabona ibyo warukoze ko ari twagakinnye neza cyane. hano nanjye nakwemera rwose. Nari nanamu twamucabiranyije cyane se. Ariko ntabwo sigaye ngumva buri kanya. cyane nawe ukumbuye mana umva iyo udahari mba numva natuje. Ahubwo se cya kidamu kiriyo ari aho mu nzu. ari aho mu nzu umuntu yaba yakumvishe simbizi ariko aragira uri inyuma mu bikari yo ntabwo wamenya